ku bijyanye n'imikorere yacu hano muri takataka tubona bitagenda neza bitewe nuko twishyura ukwezi kandi dukora iminsi 15 ntabwo igeze nk'iminsi 13. Turi gusora 100% kandi turakora gake nk'ahangaha muri kubibona nukuvuga ngo uyu nimba yakoze uyu munsi uyu yasibye nukuvuga icyifuzo muri rusange bareba uko dukora nimba nkoze 3 mu cyumweru bagira uko bansoresha bagabanyije. Icyifuzo cyacu rero nuko batereka tugakora buri munsi cyangwa se bakatugabanyiriza imisoro tukajya twishyura 1/2. Bakatubwira ngo ni muri corona no kwihangana. Nukuvuga ngo twebwe kwihangana kwacu abatusoresha bo kuki batihangana nkatwe. Byibuze ngo bagene nabo bagabanye noneho natwe twese igihombo tukigire. Nta usara amafaranga yacuruje muri iri soko. Kuko natwe covid buriya yatugizeho ingaruka. Hari infrastructure twubatse zo kurwanya covid, hari abakozi twongeyemo mu rwego rw'umutekano, gukaza umutekano kugira ngo duhangane na kiriya cyorezo cyaje. Amazina nitwa Nshimiyimana Jean Pierre, nkaba nkorera hano muri takataka ahazwi nka magazi. Turagira ngo tubwire rero imikorere gucuruza muri iyi minsi no kwirinda icyorezo cya coronavirus bihagaze gute hano mu isoko cyane ngaho muri takataka. Urebye ku bijyanye n'imikorere yacu hano muri takataka tubona bitagenda neza bitewe nuko twishyura ukwezi kandi dukora iminsi 15 ntabwo igeze nk'iminsi 13. Isobanura 13 gute? Urumva niba twakoze nongeye nakoze kuwa mbere ngaruka hano kuwa gatatu nkagaruka hano kuwa gatanu ku cyumweru kandi dimanche urumva harimo babagiye harimo abantu babiziza nka dimanche nk'umunsi w'Imana ntibaze gukora byarangiza bakatwishyuza ukwezi kose. Urumva ya minsi uyiteranyije n'ubundi 15 ntabwo igezemo bikatubera nk'imbogamizi nka twacuruzi. Niba dutanga imisoro ya jike tugatanga Rwanda Revenue n'isuku urumva n'amafaranga menshi cyane kandi ntabwo tuba twabonye. Jike twishyura 18,880 ku kwezi. Ku kwezi. Na mbere ya corona niyo mwishyuraga? Niyo twishyuraga nta kimwe cyavuyeho. Naraganiriye se mwagerageje kubegera bagira nibura ibyo bababwira ngo impamvu nisi batuma batagabanya? Urebye twe twagiye dutuma abakozi babo tubereka imbogamizi ariko ntago bigeze bohereza nk'abakozi cyangwa batugereho batubwire cyangwa twe tubabwire uko tubibona. Na n'uyu munsi twe tukaba tubivuga tumeze nkaho dusaba kugira ngo bazatwegere tuganire kuko batwishyuza amafaranga ariko twe tutabasha kubona bitewe nuko nta bakira babona kandi iminsi dukora urumva ko ituzuye. Ikibazo n'ubundi uyu musore yavugaga twese turagisangiye kuko no kuvuga ngo kubyerekeranye n'iyo misoro turi gusora 100% kandi turakora gake nk'ahangaha muri kubibona nukuvuga ngo uyu nimba yakoze uyu munsi uyu yasibye uyu nguyu ejo azaza uyu nguyu ejo ntazaza. Ubwo rero n'ubundi muri rusange icyifuzo twese dufite mu isoko ni ukugira ngo nimba ukoze izo nukuvuga ngo mu cyumweru ngeranyije ni nk'inshuro 3 ni inshuro 3 bivuze ngo nimba ari inshuro 3 twakagombye gusora dukurikije n'ubundi uko dukora kuko n'ubundi ushobora kuzukamara icyumweru nta mukiriya ubonye, ushaka kumara ukwezi n'ibihumbi 5 utabibonye. Bivuze ngo rero nk'abayobozi bacu bakagombye kutwegera nyine tukabiganiraho bakatugabanyiriza imisoro nicyo cyifuzo dufite. Nukwanga kwa kane baciyemo kabiri haraye batwicishije y'ukwa kane kandi tutarakoze. Nukwanga icyifuzo muri rusange bareba uko dukora nimba nkoze 3 mu cyumweru bagira uko bansoresha bagabanyije. Nuko ngo batwishyuze bijyanye nuko dukora. Ahubwo se n'igitekerezo ntabwo mutekereza wenda kuvuga ngo hakuno mwakwirinda wenda bakabakomorera mu gukora iminsi yose nkuko bakumara insengero ariko namwe mukagira ibyo mugaragaza mu gukomeza. Urumva aho ngaho ntabwo utabonye ubibwira ntiwabona uko ubivuga ariko nkamwe kuko mutwegereye icyifuzo kwirinda urumva ubuzima bwanjye ubuzima bw'uyu n'undi kwirinda biba bikenewe ariko badushyire gukora buri munsi twakwirinda
tugakora twirinda wenda uko kwishyura tukajya twakwishyura ko twakoze buri munsi. Nitwa Cyiza Innocent, nkaba ncuruza imyenda y'abana ya mangaze. Icyifuzo cyanjye afite ni uko batureka tugakora iminsi yose, cyangwa se bakatugabanyiriza umusoro tukajya dusora 1/2 kuko dukora iminsi 15. 18,880. Biba bigoye kuko uyu munsi ejo ndaza nkamubura umukiriya, ejo ngasiba, kandi wenda ejo nari kubona umukiriya nkaba nabona wa musoro. Ayo nabuze uyu munsi ejo nshobora kuza nkayabona, ariko ejo ntago mba nemerewe gukora kuko dukora amashift. Nyine twarahombye, ntago tukirangura, twarahombye rwose. Nibishira nyine ubwo tuzataha, ahubwo no kutuvuganira kuko turirinda. Nta muntu n'umwe wabonekamo hano urwaye coronavirus, tugakora buri munsi kuko nta muntu wari wagaragaramo hano urwaye coronavirus. Kuko rero nta muntu wari wagaragaramo, ni ikigaragara ko kwirinda turabishoboye. N'ubundi bibanza ntibirebana, ikiyo kireba hano inyuma, uw'inyuma yanjye abareba nanjye inyuma yanjye, gutyo gutyo. Urumva ya metero badusaba n'ubundi remo. Icyifuzo cyacu rero nuko batureka tugakora buri munsi, cyangwa se bakatugabanyiriza imisoro tukajya twishyura 1/2. Kumva nitwa Mujyanama Theogene, nkaba nkorera hano muri isoko rya Kimironko. Nk'uko ubibona ndi mu kazi, nkora ibintu bya business hano, ncuruza ibintu bijyanye na telefone cyangwa se electronique nk'uko bisanzwe. Tukagira ngo tubwire ibintu mikorere muri iyi minsi dukora tunirinda coronavirus cyangwa se COVID-19 bihagaze gute hano mu batekinisiye mu bacuruzi mu isoko rya Kimironko? Kwirinda COVID-19 ni ibisanzwe, ni inshingano kuri munyarwanda wese, ariko nk'uko bisanzwe mu kazi ntago hano muri iri soko nk'uko tubibona habayemo ko baduha iminsi y'ibyiciro, habaho gukora mu mashift. Ushobora kuza uyu munsi ugakora, ariko ejo ntuzakore akaza undi mugenzi wawe. Hano turi mu tuzu tugiye dutandukanye. Ubu hano harafunze, ntabwo yakoze. Harafunze, ntiyakoze, azakora ejo, hanyuma njye nakoze, nanjye ejo sinzaza. Ni ukuvuga ngo badusoresha iminsi 30, twakoze iminsi 12. Ni uko ibicuruzwa ducuruza bucya tugasanga byapfuye tukamena, bakatubwira ngo ni muri corona ni ukwihangana. Ni ukuvuga ngo twebwe kwihangana kwacu abatusoresha bo kuki batihangana nkatwe, byibuze ngo bagene nabo bagabanye, noneho natwe twese igihombo tukigire. Curuza ibintu by'imboga, hari inyanya, ibitunguru, n'ibyo ngibyo. Abadusoresha bumva twe duhomba, utwo twihangana bo ntibihangane, twe tugahora dusora tubahereza ayo mafaranga, ariko bo ntago bashaka ko kumva ko natwe nabo bakagabanya no ku misoro byibuze, tugasangira icyo gihombo nabo nk'uko natwe duhomba. Ni jike, ubu ngo turi mu isoko rya jike, ngo ni umushoramari wariguze. Sora 12,11,800 mu mboga, hama tugatanga na Rwanda Revenue. Na Rwanda Revenue nayo nta kidohora, kandi nayo ayo twayisoreraga ni iki twishyuza. Ibyo byose ni imbogamizi twebwe dufite. Ibintu birapfa. Uyu munsi niba wakoze ibyo waranguye, reba nk'uba abakiriya nawe. Ubwo rero twebwe ikibazo dufite ni igihombo tugira, tuhomba. Ubu nta usara amafaranga yacuruje muri iri soko. Niba hari no kuguriye fanta cyangwa se ati genda ugure n'abana gaceri, uyirukankana ujya kuyasora kugira ngo ujye ubona aho useruka uhagarare. Ni ukuvuga ngo ubu twe twifuza no gufunga ko ntacyo dukora, ariko ukareba nyine aho waserukira nawe ukahabura, ni ukuhaba kuko wabuze n'iyo ujya. Murakoze. Amazina yanjye ni Ngoga Rodrigue, abandi umuyobozi w'umutungo ndetse n'ubutegetsi muri Investment. Investment company ni company nk'izindi private company,
iri open ku bantu bose. Rero mu by'ukuri abaturage batugejejeho ubwo busabe bwabo yuko twabaganiriza. Inama y'ubutegetsi ya Gasabo Investment Company iraterana, iteranye twemeza ibi bikurikira. Twemeza yuko ukwezi kwa kane bakusonewe batazishura ukwezi kwa kane, ariko abasonewe ni abari bari mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo, abakoraga bazishura nk'ibisanzwe. Noneho tujya ku kibazo cy'iminsi mike bari gukora mu kwezi, gihuye n'ikibazo cy'uko badakora iminsi yose, ukora uyu munsi ejo ugasiba. Papa si ibyo ngibyo, is for social distance. Twemeze kurwana na covid muri rusange. Mu by'ukuri icyo ngicyo nacyo twakiganiriyeho, twemeza yuko tubahereza grace period, ni ukuvuga ni igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kwishura. Bishuraga tariki 15 za buri kwezi, ariko ubu ngubu twabaye nk'abadohora yuko byibuze ukwezi kwarangira umuntu yishuye. Si icyo gusa icyo twabaye grace period igeza tariki 30 z'ukwa munani. Ni ukuvuga nyuma y'iyo tariki umuntu agize ikibazo kindi kidasanzwe cyatuma atishura, yakwegera ubuyobozi bwa Gasabo Investment Company bakamufasha, cyane cyane ko turi hano ku bwabo nabo bari hariya ku bwacu. Muri makeya ku bijyanye no kubaganiriza igiciro, ibyo nta bihari. Gusa igihari ni uko tubafasha, tuborohereza mu buryo bwo kwishura, nk'uko banki yorohereje abayigana bose bari bafite inguzanyo, baborohereje uburyo bwo kwishura. Kuko natwe covid buriya yatugizeho ingaruka. Hari infrastructure twubatse zo kurwanya covid, hari abakozi twongeyemo mu rwego rw'umutekano, gukaza umutekano kugira ngo duhangane na kiriya cyorezo cyaje kituguye. Mu by'ukuri twubatse ibintu facilities z'abantu zifasha abantu gukaraba intoki, kandi izo facilities zihuye n'igihe tugezemo, kandi umuntu gukaraba akozeho gusa, ni ukuvuga kugira turwanye icyorezo cya covid. Amazi byose ni amafaranga, amasabuni yo koga ni amafaranga. Ibyo byose rero nta mucuruzi tubyishyuza, twebwe turabyishyurira nka Gasabo Investment Company. Ni contribution yacu kugira ngo dukomeze kurwana n'icyorezo. Kuvuga ko icyo bavuga ko bo mu nsabo kwihangana bakavuga ko ibitenda ko nabo mwihangana ko nabo mwihangana. Mu by'ukuri natwe turihangana cyane, kuko hari ibyo dusohora kandi tutavuga ngo turakostinga umucuruzi, kuko buri kwezi baduha facture y'amazi. Ira soko rya Kimironko ni isoko riganwa n'abantu barenze 4,000 ku munsi, abacuruzi n'abaguzi. Ababagana baje kugura, abaguzi ni birenze 4,000 ku munsi. Ni ukuvuga rero niba hari urwo rujya n'uruza rw'abantu 4,000, buri munsi dukoresha amazi ahwanye na metre cube zitari munsi y'5. Hari amasabune agenda, hari kiriya gikorwa remezo twubatse cyo kudufasha kugira ngo tunoze isuku yacu, dukaraba intoki, cyane cyane ko ari wo muti uhari kugeza ubu ngubu wo kurwanya icyorezo cya covid-19. Mu by'ukuri ibyo byose dukora ni dépenses za company za Gasabo Investment. Nta mucuruzi dusanga contribution yawe nangahe, oya, turabikora. Mu by'ukuri nabo batwumve babe bihanganye, tureba ibintu bigana, kandi ikibazo bazagira cyari cyo cyose yaba mu kwishura bazagana ubuyobozi bwa Gasabo Investment, tuborohereze uko dushoboye.